eka ibaruwa yandikiwe abahebureyi mutwe wa 13 murongo wa 8. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, tumaze gusangira twishimye isakramentu ry'ubukire bwo mu ijuru. Kuri uyu munsi twamamazaho kumuhire Bikira Mariya, ari nyina w'umwana wawe, akaba n'umubyeyi wa Kiliziya yose. Turakwinginze Ukaristiya dusangiye itugirira akamaro ko kuzaronka ubugingo buhoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Abana, Kristo Yezu akuzwe. Tugire gutya turebe. Umwaka mushya muhire. Yego. Abajene, Kristo Yezu akuzwe. Tugire gutya turebe. Umwaka mushya muhire. Turakurikiza abandi. Yezu akuzwe. Ababyeyi, Kristo Yezu akuzwe. Karyose. Mwaka mushya muhire. Twese hamwe. Bifurije rero mwaka mushya muhire mbikuye ku mutima, kandi bwira uwo muvandimwe mwegeranye atuye umwaka uzaguhire. Uzabahire maze mubashe koko kubona ikuzo rya Nyagasani mu buzima bwanyu. Uzabashe kumva ko muri abana bishingiwe kibyeyi. Yezu akuzwe. Abana bishingiwe kibyeyi, babandi nyine batagenda bitangiye amatama, babandi batabura uko bagira ngo bapfunde umutwe ahariho hose, ahubwo bacungira kurinde kuri Nyagasani. Uyu mwaka rwose dukure mu kwizera no mu rukundo, maze tuzaba abanyamahoro. Zaba abanyamahoro. Ndi gusoma ubutumwa bwa Papa, nazirikanye ukuntu mu rugo umwana mugenzi we iyo amukoshereje akamusitaraho akagwa hasi cyangwa akamukubita, umubyeyi iyo ambibonye, Yezu akuzwe, umubyeyi iyo abibonye, abana ngiye kuvuga ukuntu mumbwire yego cyangwa oya, iyo mama cyangwa papa abonye bagukoreye ikosa, ahita afata umugati cyangwa bombo agahita yiha uwo mwana ugukoreye iryo kosa. Yego cyangwa oya? Ahubwo ahita akubwira, sibyo? Ahita akubwira ngo cira aha nkwereke. Yego, cira aha nkwereke, sibyo? Babyeyi, iyo nzira ntabwo ari iy'amahoro. Yezu akuzwe. Iyo nzira ntabwo ari ngaho bibwire mugenzi wawe ngo iyo nzira ntabwo ari iy'amahoro. Tugende. Twakagombye gutoza umwana muri icyo gihe, tukavuga ngo ihangane rwose, dore yaragusitayeho kandi bibaho. None se wowe ntawe wasitayeho ejo?
ukamwereka ko kubabarira ari byo biri imbere. Yezu akuzwe. Ariko nyine turakugendera tukagurira na bya bintu tugurira abana, burya ni intwaro tuba turi kugenda twamamaza. Yezu akuzwe. Abacuruzi babicuruza bihangane, ndabasuhuje, bihangane, ntabwo mfite gahunda yo kubahombya, ariko ziriya muri kubibona, biriya bacuruza mukabiha abana ngo babikinishe, nyine akura azi nyine nakunobora. Yezu akuzwe. Ntabwo ari inzira rero y'amahoro. Nitwisunga umubyeyi Bikira Mariya bizatugendera neza, dore ko ari nawe twiyambaje, twakujije kuri uyu munsi utangira umwaka. Tujye tureba ukuntu umubyeyi Bikira Mariya yabonaga umwana we bari kumukubita, bari kumutamiriza ikamba, yewe bamubamba apfa. Iyo agira kamere muntu, niyo atari kuba hegereye yari kubatera amabuye, cyangwa akabatera ibiti, cyangwa akabatuka, ariko nta na kimwe yakoze. Umubyeyi yaratakambaga ngo uru rupfu rw'uyu mwana wanjye ntiruzapfira ubusa aba bantu. Yezu akuzwe. Nitwisunga umubyeyi, tuzagenda twemye, tuzajya mu ijoro tudapfuye. Yezu akuzwe. Dusabe rero Nyagasani kuri uyu munsi kugira ngo aduhe umugisha we. Uwo mugisha wahawe umugisha, nyine agenda nk'utahawe umuvumo, akavuga amagambo nk'ay'utahawe umuvumo, akuvuga amagambo y'umugisha. Yezu akuzwe. Kabone nubwo bagutuka, nubwo bagurwanya, nubwo bakugira gute, uvuga amagambo y'umugisha. Yezu akuzwe. Bifurije rero kuzaba inkunzi z'amahoro, kandi mukayamamaza aho muri hose, ukazaterwa ishema no kumva ngo yewe wa muntu ni umunyamahoro. Ngaho mutukane rero ngo urakaba umunyamahoro. Tugende, urakaba umunyamahoro. Mubibwirane, urakaba umunyamahoro. Yezu akuzwe. Abana, ndagira ngo kuri uyu munsi, ubu Yezu yasohotse bamwise izina, ndagira ngo nyuma y'igitambo cy'Ukarisiya, nyuma y'umugisha, ni hariya turi bwakirira umugisha, hariya ku kirugu nyine twagiye kureba kana Yezu. Sibyo? Hariya turahakirira umugisha. Donc turi kugenda, ndahita ngaruka, ubundi tuze twakire umugisha w'akana Yezu. Sibyo? Namwe rero rubyiruko, bajene, bantu bakuru, namwe mukomeze mugire umunsi mwiza, kandi Nyagasani akomeze abahe umugisha we. Turahaguruka rero dusabe umugisha. Ababishoboye gupfukama bapfukame, abatabishobora buname. Abasaserdoti baramfasha kutanga. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Nyagasani Mana soko y'imigisha yose, nabahundaga